Ibisa n'amayobera cyane kuri iyi modoka yaje kuba yakora impanuka, ndetse twavuga ko ibi ngibi bitigeze bibaho hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu mateka y'u Rwanda. Imodoka yaje kuba yagonga izindi modoka zigera kuri ebyiri, ndetse imwe ikaza kuba yabasha kwibirandura umuhanda ahitwa nka Demaraje. Rero ni mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi uhana imbibi n'umurenge wa Shingiro. Kugeza ubu ngubu niho turi, haje kuba habera impanuka ikomeye cyane, aho imodoka yo mu bwoko bwa moruke yerekeza umuhanda ugana kuzamuka, aho yaje kuba yakora impanuka rero ikabasha kugongana n'izindi modoka ebyiri zari ziturutse ruguru, aho imodoka ya bisi yaje kuba yibirandura ikarenga umuhanda. Ikaze muri aya makuru rero, reka tugusobanurire impamvu kinyamukuru umwe mu bashoferi wari uri muri iyi modoka yaje kuba yahasiga ubuzima. Tuguhaye ikaze rero, kandi wowe amaze gukanda subscribe uri w'agaciro gakomeye, ndetse nibutsa nawe utari wayikora kuyikora aka kanya, kugira ngo amakuru n'ibiganiro tunyuza hano kuri Ukuri News TV bijye bibasha kukugeraho gatanu kuri gatanu. Reka tukubwire ko wasiga n'igitekerezo cyawe tukazajya tubasha kubona neza ko wadukurikiye. Rero reka twuse cyane tutagutindiye, tukubwire ko iyi mpanuka yabaye ahagana mu masaa 3 y'ijoro, ni mu muhanda uva hano Karisimbi werekeza ruguru, aho iyi mpanuka rero yaje kuba yasigamo ubuzima abagera kuri 4, aho umushoferi umwe wari utwaye iyi bisi yaje kuba yahasiga ubuzima. Ni hafi hano kuri Demaraje uvuye hano mu santere ya Karisimbi, aho uyu muhanda uva hano Karisimbi ugana Cyabagarura haje kuba rero habera iyi mpanuka ikomeye. Ibi byaje gutangazwa rero n'umwe mu banyamakuru wacu wabashe kuba yahita agera hariya, aho yavuze ko yaganiriye n'umwe mu bagenzi bari muri iyi modoka ubwo yagezwaga ku bitaro bikuru bya hariya mu Ruhengeri, akamubwira ko kugeza ubu ngubu atazi icyaba cyateye iyi mpanuka, kuko nawe yikanguye yageze hano kuri ibi bitaro. Dore Uwimana Francina nk'uko yabisobanuye, yavuga ko iyi mpanuka atazi uko byagenze. Akomeza avuga ko rero yaje kikangura yageze hano ku bitaro bikuru bya Ruhengeri, aho yavuze ko we yitabwaho n'abaganga, aho yaje kikangura rero ari ku gitanda atamenya ibyabaye. Yavuze ko aheruka imodoka ifite umuvuduko mwinshi cyane ubwo yamanukaga rero, ariko akaza kubona ibisa n'ibishashi mu maso ye, anariko byahise birangira yisanze ku bitaro atazi uko byagenze kuva aho impanuka yabereye kurinda kugera ku bitaro, natazi ukuntu byaje kuba byagenda. Ni impanuka rero yaje kuba yatangaza abantu benshi bagiye batandukanye, impanuka yaje kuba yatera ubwoba abasanzwe batuye hano muri iyi karitsiye, ndetse no ku nkengero za hano kuri Demaraje, aho rero byaje kuvugwa ko iyi modoka yari isanzwe irimo kumanuka ifite umuvuduko, ndetse ko nta kintu yari ihetse ariko ifite umuvuduko uri hejuru, ari nako bahise babona ikase umuhanda iritambika ibasha kugonga ivatiri yari aho ngaho, ndetse na bisi yari yikurikiye irayikubita iyirenza umuhanda. Kuko mubibona rero iyi modoka ya bisi yaje kuba yibirandura umuhanda, ndetse umushoferi yabashe kuba yahasiga ubuzima. Kuko bigaragara ibirahuri byaje kuba byamukatagura, ndetse icyateye guhita ahasiga ubuzima ivora niyo yaje kuba yamukanda umutima, dore ko yaje gupfa arimo kuva amaraso mu mazuru ndetse no mu kanwa, aho rero byaje kugaragara neza ko nta mukandara nawe yari yambaye, kubera ko uyu muhanda udakunze kuba ugaragaramo abapolisi benshi. Aho uyu muhanda rero uva hano Karisimbi Cyabagarura waje kuba uhaberamo iyi mpanuka, uyu mupolisi yaje kuba yavuga ko abangaba baje kuba bahasiga ubuzima ari nabo bantu bonyine barimo kugaragara ko bafite ikibazo gikomeye, ndetse kabandi bagomba kwitabwaho bakabasha kuba bakira. Uyu rero uvuga ko iyi mpanuka yabaye atabizi twabashe kuba twavugana nawe, uyu nguyu
urwaye Faransina avuga ko iyi mpanuka iteje ikibazo gikomeye, aho avuga ko harimo abantu bari kumwe ndetse ko bari bafite n'amafaranga menshi ari bo barangaje umushoferi ndetse akabasha kuba yakora iyi mpanuka, dore ko avuga ko abangaba basanzwe ari intasi cyangwa se abafozi bari basanzwe bajya cyangwa se bava aha mu gihugu cya Uganda, ari nako bari bavuye mu mayira yo ruguru ndetse babasha kuba bakora iyi mpanuka igiye itandukanye. Reka tubabwire ko izi nkuru ndetse n'andi makuru akurikira iyi ngiyi tugiye kumenya neza amazina y'abantu bakoze iyi mpanuka ndetse tunamenye neza impamvu nyamukuru yimbitse yateje iyi mpanuka, turaza kubibabwira mu makuru akurikira. Njye nitwa Sindinkaho Fred, ndabakunda cyane, amakuru yo nakagaruka, ciao.